Igitondo cyiza, mbahaye ikaze cyane muri iki gitondo cy'umugisha kandi nishimiye kubana namwe. Umwami wacu Yesu Kristo abanezeze kandi abaremereye ibituma imitima yanyu ikomeza kunezerwa cyane. Ni igitondo cyiza rero cy'umugisha tugize amahirwe yo kumuramukiramo, mujye mwibuka ko harimo abataba bagize ayo mahirwe. Kuba turamutse amahoro twaramye, twagize umugisha wo kongera kubona izuba ryaturasiye, ni umugisha ukomeye cyane. Abarasiwe n'izuba mwese mbahaye bonjour et bon matin à tout le monde, kandi igitondo cyiza kubakurikira ikiganiro le matin mwese. Ni amahoro, ni amahirwe kandi twishimira buri gihe gufataniza hamwe namwe mu ijambo ry'Imana iyo byadukundiye. Nkunda kuvuga ngo iyo byadukundiye, ntabwo turabasha kubona uburyo bwiza bwo kubikora buri munsi tudasiba. Ni icyerekana ko n'ubundi mu buzima bwacu habamo limitations. Ntabwo tubasha gukora ibintu byose uko tubishobora, uko waba umeze kose, uko wabigerageza kose. Icyakora ushobora kweminga kubikora kenshi, inshuro nyinshi, n'umuhati mwinshi, ariko hari igihe bigera kubera circumstances z'ubuzima bikanga. Ariko rero ubwo turamutse amahoro, reka tubishimire Imana, tuvuge ko umwami wacu Yesu Kristo ari mu ruhande rwacu. Reka tubanze dusenge, hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, ndagushima cyane kandi ndaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha. Uruwera kandi urakiranuka ibihe byose. Data, nciye bugufi imbere yawe umugaragu wawe, kugira ngo Mwuka wera amanukire kandi uburenganzira gukiranirwa kwanjye kose uko wagaragara mu bitekerezo, mu ngiro, mu mvugo n'ahandi hose, kugira ngo ijambo ryawe ngiye gusangiza abadukurikira mu kiganiro Matin, Data, ribe ijambo rizima, ribakangurira gukiranuka, ribakangurira kukwizera kandi ribakangurira gukurikira iminsi yo kubaho kwabo yose. Ngwino ubane natwe, tugire neza, utwigishe kandi dukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Igitondo cyiza rero, mbahaye ikaze kandi nishimiye kubana namwe. Ni amahoro, n'umugisha, n'ibyiringiro, no kwizera, ni byose. Ibyo ngibyo tubona mu kiganiro Matin kandi n'urukundo. Njyewe ndi Theogene Kayiranga nk'uko bisanzwe, ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana mu kiganiro Matin kandi umushumba wa Ministère Good Samaritan Family Ministries, Ministère ikorera umurimo w'Imana cyane cyane online. Aho niho Imana yadushyize kugira ngo tubashe gukorera Imana tukiri muri ubu buzima. Mbaye ikaze rero. Uyu munsi muri iki gitondo ndasoma amagambo meza, n'amagambo abenshi turayazi, abarokore benshi barayazi. Ni amagambo ari muri Yeremiya ibice bya 33 avuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri agikingiraniye we mu gikari cy'inzu y'imbohe riti, uku ni ko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka ari we ugira icyo akora, ari nawe ugira icyo arema kandi akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Haleluya. Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Haleluya. Ndagira ngo muri iki gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye, twongere twibuke ko Uwiteka ari we Mana. Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe muremyi wacu. Uwiteka niwe byiringiro byacu, niwe byiringiro by'agakiza kacu. Ejo muri fellowship yacu, Sunday fellowship, twize amagambo nanone ajyanye na Sara, uburyo yakubise agatwenge kubera ko atizeraga neza ko iby'Imana ivuganye nawe bizasohora. Haleluya. Iby'Imana ivuganye nawe bizasohora. Hari igihe umuntu akubita agatwenge kubera ko atekereza ko ahari ibintu Imana ivuze ntabwo bizasohora. Ibintu Imana ivuze ntabwo bizasohora. Ku bantu bakurikiye ikiganiro Matin n'abantu bazagikurikira nyuma, ntabwo mbizi ko Imana izabikoresha bikagenda, ariko nyamubwire ngo tugomba kwizera ko iby'Imana ivuganye natwe ari ukuri, kandi ko no kubisohoza izabisohoza. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo ndagira ngo nongere mbabwire ngo mu kiganiro cyacu le Matin, Uwiteka wongere kumubwira ngo mwami ndakwizeye kandi
ndagutabaje muri aya makuba yose ndi kunyuramo. Muri iki gitondo ndavugana cyane cyane n'abantu bafite icyo nakwita prayer request nini cyane, isengesho bafite riremereye, barimo basaba umwami wacu Yesu Kristo umuremyi w'ijuru n'isi kugira ngo yumve gutaka kwabo. Aratubwira ngo Uwiteka niwe urema ikintu kandi yamara kukirema akagikomeza. Ndasaba kugira ngo niba ari ikintu agiye kurema uyu munsi muri iki gitondo, haleluya, ndasenga kandi natura mu mbaraga zidasanzwe kugira ngo niba Uwiteka ari ikintu agiye kurema muri iki gitondo akireme kandi akiremane ingoga nyinshi cyane. Uwiteka aremane ingoga icyo yifuza kukuremera muri iki gitondo. Wowe munkurikiye mu kiganiro Mate, abankurikiye ikiganiro Mate ntabwo ari benshi cyane, ariko mwebwe munkurikiye mwebwe mugize famille Mate, ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka abaremere icyo yifuza kubaremera kandi agikomeze mu izina rya Yesu Kristo. Kugikomeza no kuvuga ngo agiye imfatiro ziremereye, agiye fondation, akireme. Hari ukuntu Uwiteka awukorera ikintu ukabona ko akiremye, ukabona ko agiproteje, ukabona ko agihaye ubwishingizi, ukabona ko agishyizeho uburinzi bukomeye cyane. Uwiteka niwe urema ikintu kandi yamara kukirema akagikomeza. Ndagira muri iki gitondo namwe Uwiteka abakurikira ikiganiro Matin, Uwiteka abaremere ikintu gikomeye kandi namara kukirema agikomeze. Ni nawe utubwira ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utabasha kumenya. Ndagira ngo mbabwire ngo abari bari muri eta ya despair, abari bari muri eta ya hopelessness, badafite ibyiringiro, bumva bisa nkaho ibintu byamaze kujya irudubi, nanjye mfite icyifuzo ndimo sengera buri munsi nsengera buri munsi, ntegereje kugirwa neza n'Imana. Ndasenga kandi ndimo ndazamura kwizera kwanjye kugira ngo Satani atanterera muri uko kutizera, ntekereza ko hari iby'Imana yavuze bitazasohora. Ariko ndababwiza ukuri, muze tuzamure kwizera kwacu, tuzamure kwizera kwacu tuvuga ngo Data uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereje bose. Natwe muri iki gitondo turagutegereje, turagutabaje Data, turagutabaje kugira ngo utwereke ibikomeye abantu bakomeye batabasha kumenya, abize amashuri menshi batabasha kumenya, abize ubuhanga bw'ubumenya muntu, abize ubuhanga bw'imitekerereze ya muntu, abize ubuhanga bw'imyitwarire ya muntu, abo bose ibyo ngibyo batabasha kumenya, abaraguza inyenyeri batabasha kumenya, les horoscopes, bandi bakoresha amahoroscope, uraguzi bw'inyenyeri na astrology, ibyo byose abize ibyo bintu byose batabasha kumenya. Niho tugutabaje kuko ari wowe waremye ijuru n'isi, ari wowe murengezi wacu, ari wowe mutabazi wacu, ari wowe utubwira ngo bana banjye muntabaze ndabatabara mbereke ibikomeye mutabasha kumenya. Data turagusabye turi ku mavi muri iki gitondo kandi twishingize ku ijambo ryawe kugira ngo abagukurikira bose mu kiganiro Matin ubatabare muri iki gitondo kuko bagutabaje. Haleluya. Ijambo ryawe ni itabaza ryacu ry'ibirenge, bituma tugenda aho watumurikiye tukajya tudatsitara. Uyu munsi muri iki gitondo turyishingikirijeho tuzamura kwizera kwacu tugusaba Data kugira ngo wumve gusenga no gusaba kwacu. Turagutakiye mu byifuzo bitandukanye dufite by'ubuzima, turagutakiye mu miryango yacu kugira imiryango yacu uyiremareme, uyuhe ubwiza budasanzwe. Turagutakiye mu bana bacu kugira ngo ubahe ubwenge, ubarinde ingeso mbi z'uburyo bwose. Turagutakiye mu kazi kacu kugira ngo faveri yawe itubeho mu izina rya Yesu Kristo. Faveri yawe itubeho mu kazi, uturinde, udushoboze kugira impact mu kazi dukora mu izina rya Yesu Kristo. Turagutabaje mu business zacu dukora, zaba ntoya zaba nini Data, kugira ngo utwiyereke, uduhe faveri yawe, kuko kwawe kuze kujye muri business zacu maze tubone ubwiza bwawe, tubone imigisha yawe maze tugukorere mu izina rya Yesu Kristo. Turagutabaje mu byacu byangirika kugira ngo wongere Data ureme ibintu bishya, wongere uzane abantu beza baza kubana natwe, baza kudufasha gucunga imitungo waduhaye, waza gucunga properties waduhaye, baza kudushyigikira mu murimo wacu. Turagutabaje muri ministries dukora zitandukanye, umurimo w'Imana waduhamagariye kugira ngo uwusutene, uwubake, ushyireho imfatiro zikomeye cyane, kandi natwe ugende duhanira mu gukiranuka
kwawe, kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe tudafite icyasha n'ikizinga icyo ari cyo cyose. Turaguhamagaye Data, mu bafite uburwayi mu mibiri yacu, kugira ngo ukure uburwayi mu mibiri yacu, ukure kansazi mu mibiri yacu, amaraso atabasha gutembera mu mubiri uyatembereze, afite umuvuduko Data, umuvuduko w'amaraso, amaraso wongere uyashyire ku murongo, afite ipotansiyo, afite amaraso agenda gake cyane, umutima ukaba utera gakeya cyane. Data, ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uregirarize ibipimo. Ndasenga kandi kugira ngo maze igihe kinini bategereje urubyaro Data, uyu munsi baragutakiye, nanjye ndatatse mu izina ryabo kugira ngo ubafungurire indi byana, ubahe abana. Ndabaza abamama bategereje urubyaro ko bafite umunezero mu maso, ndabaza abamama bafite icyo kibazo cyo gutegereza urubyaro igihe kirekire. Ndasenga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo ubaremere imigisha, ubaremere ibyiza byose. Ndasenga ku bantu bategereje akazi igihe kinini cyane, badepoza hirya hino, bageza aho bumva bananiwe. Data, baragutabaje muri iki gitondo, baragutakiye kugira ngo ubagirire neza, baragutakiye kugira ngo wumve gusenga kwawe muri iki gitondo, baragutakiye kugira ngo bumve ineza yawe. Ngwino ubagirire neza, ngwino ubiteho, ngwino ubaremere ibituma imitima yabo ikunezererwa dawe. Hari abamaze igihe bashakisha permis de conduire barazibuze, ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubahe permis de conduire. Ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abarimo bategereza mariage ariko ntibayibone, abakobwa n'abasore bashaka kubaka imiryango. Ndasaba kugira ngo Data, muri iki gitondo tutakire hamwe tuvuga ngo Data dutabare, rema kandi nugira icyo urema Data ugikomeze. Muri iki gitondo Data, ndifuza kugira ikime cy'umugisha wawe kireme ibintu bidasanzwe hagati muri twebwe. Rema ikintu kidasanzwe mu miryango yacu, rema ikintu kidasanzwe aho duherereye hose, ureme kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo. Wowe nkurikiye mu kiganiro Matin, ndagira ngo ufatanyirize hamwe nanjye gusenga twatura kandi dutabaza Uwiteka kugira ngo adutabare. Kuko iryo jambo aduhaye muri iki gitondo ngo muntabaze ndabatabara, mbereke ibikomeye mutamenya. Data, nanjye unyereke ibikomeye ntamenya, bizamura kwizera kwanjye, bizamura umunezero wanjye. Wereke unkurikiye mu kiganiro Matin ibitangaza atabasha kumenya, bizamura umunezero we, bizamura ibyishimo bye. Amen. Mwami Yesu, ndagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha duhaye, ndakunezerewe cyane kuko ijambo ryawe tubwiye ngo muntabaze ndabatabaza, mbereke ibikomeye mutamenya. Data, turifuza kubona amasiripurize aturuka muri iri jambo ryawe uko turyizeye muri iki gitondo, kandi ngo niwe ubasha kurema, wagira icyo urema ukagikomeza. Rema rero, rema kubera ko dukeneye kurema ibintu bishyashya, dukeneye gukuraho ibishaje bidafite umumaro. Data, ukaturemera ibishyashya bituzana umunezero udasanzwe hamwe nawe. Ngwino tugire neza, ngwino twiteho, ngwino tuyobore inzira yawe yo gukiranuka, tubone ibyiza bituruka mu rukundo rwawe, kuko ari kuri kandi ari kuzahora. Uganze abakobwa, abasore, abamama bato n'abakuze, abapapa bato n'abakuze, twese turifuza kubona kurema kwawe muri iki gitondo, ko tugutakiye kandi tugutabaje kugira ngo wintervene muri situation turimo tunyuramo zitugoye. Ubane natwe, tugire neza, utwiteho kandi utuyobore inzira nziza yo gukiranuka, mu izina rikomeye, izina rya Yesu Kristo. Amen. Igitondo cyiza cyane rero, kandi umugisha w'Imana ube kuri mwebwe, abanyu n'ibyanyu, none iteka ryose. Amen.